Mwaramutse. Hari umuntu wanzaze mu gikari ambaza ikibazo kijyanye n'uburyo bwo guhindura amazina, cyane cyane ku bantu baba barinjiriye ku mazina atandukanye n'abafite ku byangombwa cyangwa se ku ndangamuntu zabo. Ubundi iyo umuntu akimara kwinjira habwa ibyumweru 2 byo kuba yakosora mu gihe yinjiriye ku mazina atandukanye n'ayo ku ndangamuntu yiwe. Iyo ibyumweru bishize ntago biba bigishoboka. Ikosa système ishobora gutorera nicyo bita mu gifaransa ngo ni erreur de tape, ni nka faute d'orthographe. Ni erreur de tape. Erreur de tape ni igihe wibeshye ku nyuguti. Urugero, niba jye nitwa Martin, aho kwandika Martin nkandika Marta, cyangwa se aho kwandika Martin nkandika Martine. Bene ayo makosa système irayihanganira, bakaba banemera ko ushobora kumodifiya cyangwa se guhindura. Ariko ikintu kijyanye no gufata izina rimwe ukarivanamo ukarisimbuza irindi, icyo kintu ntago système kugeza uwo mwanya icyemera. Ni ukuvuga ngo niba nitwa Ntirenganya Martin, aho kugira ngo nandike Martin nkandika ngo Ntirenganya François, iyo konte rwose nta gaciro ifite kugeza uyu munsi, keretse biramutse bihindutse. Cyangwa se niba nitwa Ntirenganya Martin, ngiye nkita Munyaneza Martin, nkaba nitwa Ntirenganya Martin, ariko najya kwinjira muri P-network nkitwa Munyaneza Martin. Umuntu wese uzi ko afite ikibazo nk'icyo ngicyo, mugiriye inama yaba afunguza iyindi konte hakiri kare, kuko kereka amabwiriza aramutse ahindutse, ariko ibwiriza turi kugenderaho uyu munsi ntago ribyemera. Hari benshi bagiye binjira muri P-network nk'abinjira mu mbuga nkoranyambaga nta buseriye burimo. Abo rero rwose nubwo waba ufite kwizinga n'iki, zishobora kuzagupfira ubusa. Ngayo nguko, ayo niyo makuru njye numva afite kugeza uyu munsi. Ntekereza ko wakimbajije yumvise ubusobanuro, ndetse n'uwari ugifite nawe utambajije nawe akaba yumviyeho. Hari abantu bajya bagira ikibazo cyo gutakaza amatelefone, bakibaza uko byagenda mu gihe iyo telefone yari irimo konte ya P. Ariko igihe umuntu atangiye kumayininga, mujye mwibuka kuzirikana ya password bagusaba gukora. Bagusaba gukora password iri strong. Umunsi wa mbere iyo umaze kudownloadinga application, mbere yuko ushyiramo amazina yawe, bagusaba gukora password, kandi password iri strong, password umuntu atapfa kwigana uko abonye kose. Password strong ni password igizwe n'inyuguti nkuru, ikagirwa n'inyuguti ntoya, ikagirwa n'imibare ndetse n'ibimenyetso, ku buryo umuntu atapfa kwigana byoroshye. Urugero, Martin 2,000 $. Martin 2,000 n'ikimenyetso cy'idolari, ukagishyira nk'aho inyuma, cyangwa se ukashyira agatangaro, cyangwa ukashyira akabazo, cyangwa ukashyira arobase. Iyo password rero ubusabwa kutayibagirwa. Gusa niyo ugize ikibazo cyo kuyibagirwa, birashoboka rwose, ubu birashoboka ko mu gihe wibagiwe password wakoze winjira, wakora iyindi. Harabaza ngo mbese iyo password dukora ko tugiye kumayininga batayidusaba, iyo password imaze iki? Yarababwiye ngo icyo bategeka mu gikore. Abamaze iminsi muri uyu mushinga, murabona ko password ari ngombwa, ari ikintu cya ngombwa.
ubwo rero tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora guhindura password mu gihe yayibagiwe, cyane ko kenshi abantu bakinjira baba bagihuzagurika batazi biva ndetse niyo bijya, akenshi hari igihe akora password akayisigaho. Umuntu iyi saha tuvugana utazi password yakoze yinjira, amenye ko atari byiza. Reka rero turebere hamwe uburyo bwo kuyikora. Uri muri dashboard yawe hariya tumayiningira, genda ukirike kuri twa turongo dutatu turi hejuru mu nguni ibumoso, ugenda ukirike kuri profile cyangwa se profile, uragenda ukirike ahanditse ngo password update. Password update, numara kuhakirika haraza page aho irimo udukadere tubiri dutambitse, akambere agakirikamo kazamo urutonde rw'ibihugu uhite wemeza mu Rwanda, aka kabiri ugakirikemo uhite ushyiramo nimero winjiriyeho winjira utangira kumayininga. Numara gushyiramo nimero ukirike ku kajambo ka start kari hepfo mu ibara rya move, harahita uragenda ukomeza ukirike kuri open SMS. Open SMS bimaze kuhakirika, hari igihe bahita bakubaza guhitamo uburyo urakoresha woherezamo message, niba ari WhatsApp, niba ari message isanzwe, ubwo nabwo ukabwemeza. Hari n'igihe bakubaza ngo ubwo buryo wemeje n'ubw'iteka ryose cyangwa n'ubw'ako kanya, ibyo nabyo ukahemeza, niba ari ako kanya cyangwa se niba ari always uzahora ukoresha ubwo buryo ukabwemeza. Bimaze kubwemeza hahita haza ya message iraza. Icyo uhita ukora ni ukohereza ya message ukoresheje ya simukadi winjiriyeho, ni ukohereza ya message ukoresheje ya simukadi winjiriyeho. Iyo umaze kohereza message igiye, ureka tuvuga ngo ukora back cyangwa se ukirika back. Hari telefone zigira uburyo bwo gusubira inyuma, hejuru bukaba buhari no hasi bukaba buhari. Ubanza ugakirika uburyo bwo gusubira inyuma bwo hejuru, ugakirika no hasi. Hari igihe system ihita ikuzanira ya konte yawe hari ahantu habiri usabwa gushyira cyangwa se kwemezamo password. Iyi dayisize iyo ikoze izo back cyangwa se uko gusubira inyuma, iyo ntihitiza rwose pe. Ukirika muri karaga uhita usubira muri telefone bisanzwe, ukagenda ugakirika kuri application ya P network igafunguka. Iyo ifungutse ifunguka habaguhaye aho wuzuza password inshuro ebyiri, ukayishyiramo ukongera ukayiverifiya ukabisubmitinga. Muri make bongera kukubaza kwemeza email yawe, niba ariyo bayizanamo hari ahantu habiri ugomba kwemeza niba ari cyangwa atariyo. Niba ari ugahita wemeza ako hejuru ko ariyo, ubundi ugahita ubyemeza. Bahita haza bagusaba handitse ngo go back, gusubira inyuma. Ubwo muri make igikorwa ubu gisoje. Ni ukuvuga ngo iri somo rirahita rijyana n'iryo kwimura konti yawe mu gihe wabuze telefone. Niba wabuze telefone bayikwibye cyangwa se yanapfuye, wigira ikibazo, biroroshye kwimura konti mu yindi telefone. Urafata telefone nshyashya, ujye muri Play Store downloading application ya P network. Numara kuyidownloading wikirikeho, irafunguka. Nimara gufunguka haraza udukadere tubiri, hepfo hejuru handitse ngo continue with Facebook, hepfo handitse ngo continue with phone number. Niba warinjiye ukoresheje phone number, nizo nama dukunze kugira abantu ko byaba byiza winjiriye kuri nimero ya telefone, kuko Facebook zikunze kugira akajagari kenshi. Ikindi nanone njye mbona byaba byiza cyane bitakugoye winjiriye kuri simukadi kuri nimero ya MTN. Mpamvu ya MTN nuko Tigo hari igihe igorana, nko muri iminsi message turi kohereza waba uri kuverifiya nimero cyangwa se ukora indi password nka MTN bimaze igihe kirekire ari ubuntu.
ariko kuri Tigo baragucaginga. Iyo message ntishobora kugenda byibuze udafite amafaranga 80 asanzwe. Hari n'ababigerageza bikanga ntibamenye ko ikibazo ari uko batashyizeho amayinite. Ubwo rero ni ugukoresha iyo simukadi ya MTN, umva ari byo byiza kuba yifite. Gusa na Tigo nta kitwaye wayikoresha, ariko kubera icyo kibazo cy'amacages cyangwa se amafaranga baguca yo kohereza message mu gihe uri gukoresha serivisi runaka, kuri MTN ntibibaho. Ubwo rero ugakirika fanditse ngo continue with phone number. Iyo ukiritse ngo continue with phone number, hahita haza agakadire n'undi udukadire tubiri ko hejuru, ushatse wandikamo R na W, ugahita ubona u Rwanda rwimaritse hariya, ukarikirika rukita rwimarika muri ako gakadire. Bimaze kwemeza mu Rwanda, uhita hepfo ugakirikamo akazu ko hepfo nako ugashyiramo nimero winjiriyeho, ubundi ugakirika hepfo handitse ngo submit. Bahita bagusaba password. Iyo ufite password winjiriyeho rwose uhita uyishyiramo ukabisubmitinga, konti yawe igahita izana pi zawe zose. Aha, noneho iyo utibuka password ariko waraverifiye nimero ya telefone, reka nongere mbivuge, niba winjije umuntu muri Pi network, ako kanya ukimwinjiza nyaboneka nimutandukane umaze gukora ikintu cyitwa number verification. Byibuze ibindi bizakorwa nyuma, ariko number verification wayisoje. Yego. Iyo rero wibagiwe password, ukirika kuri forgot password, ugakurikiza amabwiriza, kandi ntaho hataniye no gukora password nshya, kandi nayo twarayize kanore kurambirana. Ariko nginzira yo gukora password nshya ngiyo, kandi nzira yo kwimura konti yawe ya Pi network, uyivana muri telefone imwe uyijyana mu yindi. Kandi kwimura konti ntabwo bisaba kugira ngo ufite izo telefone ebyiri mu ntoki, niyo baba bayitwaye wabikora rwose. Iryo somo hari benshi bari bamaze iminsi bambwira ngo ndibigishe, hari yenda n'ababitekerezaga bakicecekera, kandi amasomo dutanga hano niba isomo wumva hari icyo rikumariye, nyaboneka rifatura ibika ahantu, kuko hari benshi bajya bansanga mu gikari nta mwanya afite rwose. Iyo unsanze mu gikari uje kumbaza ibintu nigishije ku rubuga, mba numva uri kungerageza, kuko nta banga riba ririmo ku rubuga. Kandi nanone abantu bagira ubute bakagira ubunebwe bwo kwanga gukurikirana amasomo. Nibajya bansanga mu gikari baje kunsaba serivisi, nzajya nyishyuza. Nigishije ku buntu, ndongera nkabisubiramo n'ikindi gihe cyose. Iyo serivisi rwose n'uyu usanga mu gikari uje kunsaba serivisi, nzajya nyishyuza ko mba nayitanze ku buntu hano. Niba wagize ubute rero cyangwa n'ubunebwe, noneho akaba ari uza ukaza usanga mu gikari ugize ikibazo, menya ngo amasomo yose turayigisha hano, n'iryo utari wumva uzaryumva ejo cyangwa ejo bundi. Ariko rwose s'il vous plaît, twakoze ibishoboka byose ngo urubuga rwacu turinde akajagari, byibuze hajye hazaho message ifite amakuru mashyashya ku muntu. Ubwo rero namwe ntimukababanebwe ngo mukabye, kandi nta message y'imfabusa inyura kuri urubuga. Message ishobora gutambuka ukumva umunsi nta kigufasha, nta kikumariye, ariko hari abo iki kimariye, kimwe no ku mwanya ushobora kuba nta kikumariye, ejo cyangwa ejo bundi ukazayikenera. Ubwo rero amafaranga bayitaga y'ubuntu, bamwe babyita iby'ubuntu, ariko bazakomeza kubifata nk'iby'ubuntu bizababera ubusa, bizabapfira ubusa rwose. Igihe kirageze ngo abantu bakanguke abantu bakanguke. Nta by'ubusa biba mu isi, nta by'ubuntu bibaho, na Pi ntabwo ari iy'ubuntu s'il vous plaît, ahubwo ikiguzi cyawe kirahenze. Narabivuze, ikiguzi cya mbere ni igihe duta muri bino bintu. Nutemera guta uwo mwanya cyangwa se gutanga uwo mwanya, ntacyo uzabona. Aya mafaranga nibyo koko muri systeme bigaragara ko ari free cyangwa se ari ay'ubuntu, ariko ntabwo ari ay'ubuntu, kuko ntushobora kubona Pi udafite smartphone. Ntabwo ushobora kubona Pi utaguze amamega. Ntabwo ushobora kuzarya Pi utarujuje ibisabwa byose, utarakoze amaverifikasiyo. Ikosora tugiye kuribona ejo bundi mu kwezi kwa 10, cyangwa se ushaka kubyumva no kuzabyumvisha abandi, nibamuhe deadline areke kuyikora, azabe ko systeme itazamwifungiraho ejo bundi.
murebe muri dashboard zacu rwose hejuru himaritsemo ya warning. Niba deadline yawe uri posed, iriya mibare iri hejuru ari amazeru itari kubara, ba witurije umenye ngo ibyo system birimo nta kikureba uyu munsi, ariko gishobora kutakureba uyu munsi ejo kikazaba kikureba. Niba muri hejuru aho hari imibare kugenda iba igabanuka, menya neza ko konti yawe umunsi ku munsi ishobora kujya mu kaga kubera kudakora ibyo usabwa gukora, kutuzuza ibisabwa. Ubyuzuze, niba utabizi ubyuzurisha urebe gufasha, nubwo byagusaba ikiguzi nushaka kugitange, ariko umenye ngo konti yanjye imeze neza. Hari abantu badafite ubwo butumwa hejuru. Umuntu udafite ubwo butumwa hejuru nabe yicaye aruhuke, yarakoze, ntacyo system musaba. Icyo ategereje kurya, icyo ategereje ni uko pi ihabwa agaciro agatangira kuyikoresha, ahubwo amenye umutekano w'izo pi ziwe. Aho tugeze uyu munsi biradusaba cyane kugira ubwenge no kugira amakenga. Abanyempuhwe babaye benshi n'abanyembabazi babaye benshi. Umuntu mugahura ku rubuga nkoranyambaga agahita kubaza, ese nawe uramayininga? Yego. Ese ufite pi zingahe? Ese nta kibazo waba ufite kugira ngo ufashe? Inshuti za online, inshuti muhuriye ku mbuga nkoranyambaga, muzitondere cyane. Benshi baba ari abajura, benshi baba atari beza. Nibinashoboka muri iyi minsi aho bigeze, utoranye imbuga nkoranyambaga wakoresha kandi uzigabanye. Iminsi umaze mu mbuga nkoranyambaga umaze kumenya ibigutesha umwanya n'ibyakugira umumaro, nibishoboka uhitemo urubuga rumwe cyangwa se ebyiri wajya uvanaho amakuru, ubundi wirinde kujagarara. Hari abantu bamaze gufunga nka za Facebook akayifunga na za Telegram n'ibiki byose, akaba azi ngo ninkenera amakuru runaka nzayareba. Ikindi, nubwo waba nta rubuga nkoranyambaga na rumwe uriho ukajya wikurikiranira gusa amakuru, amatangazo baduha hano muri dashboard, ugakora icyo bakubwiye, ntabwo byazakubuza kugera aho ugomba kugera. Akenshi imbuga nkoranyambaga ni izisaza abantu, ni izibacanganyikisha gusa, cyane ko n'abakora imbuga nkoranyambaga akenshi si urukundo, si impuhwe nyinshi baba badufitiye, ahubwo ni ubucuruzi baba batuzanamo. Ubwo umuntu uri muri business nta mikino, yanakubeshya, yakubwira ibyo ashaka byose kugira ngo ukureho ifaranga cyangwa se igere ku ntego yiwe. Harageze rero ngo twitonde, ibitesha agaciro cyangwa se ibishaka kutunyaga pi zacu biragwiriye. Nimutagira amakenga n'akazi kanyu. Reka tuganire nanone n'abantu kugeza uyu munsi batari bakora KYC. Harimo abamaze igihe gitoya, harimo n'abamaze igihe kinini. Nakunze kubivuga mbabwira ngo yaba abantu bari bazi neza ko Nicolas cyangwa se company ariyo idukeneye kurusha uko twebwe tuyikeneye. Gukora KYC, inyungu za mbere ntabwo ari izawe, ntabwo ari wowe wa mbere ubifitemo inyungu. Ubifitemo inyungu ni nyir'umushinga cyangwa se watangije umushinga. Nigeze ntanga urugero, ndabwira ngo kujye kumayininga ntuzakore KYC. Ni nk'uko waba ufite ikirombe mu murima wawe, ugahamagara abakozi bakaza kugicukura. Bamara gucukura, bamaze nk'amezi angahe bakarunda umucanga ku kibuga hariya. Bamara kuharunda umucanga, bagafataho sample, bagafataho umucanga muke bakawuyungurura, bakajya gupimisha kugira ngo agaciro k'iyo zahabu kamenyekane, cyangwa se k'iyo korta kamara kumenyekana bagasanga ni zahabu y'igitangaza, ifite agaciro karemereye, ifite tantari nyinshi. Bamara kubimenya ubundi bakarekeraho. Bamara kumenya ko wa mucanga urunzemo zahabu ifite agaciro karemereye, ubundi uwo mucanga ukazahera ku musozi
bamwe babyita gupenyera, abandi bakabyita kuyungurura. Batawuyunguruye kirazira, keretse umuntu waba urwaye mu mutwe, keretse ubu waba ari umusazi. Uko nciye uwo mugani umeze gutyo, uko niko uramutse umayininze sisiteme ntiguhe KYC, nyiri ikirombe niyo mibare yaba yabaze kirazira. Nimuhumure, nimukomere, KYC iri gutegurwa, ziri gutegurwa. Nkunze kuvuga nkabwira ngo ubundi abantu bose bakoze KYC kugeza uyu munsi ni abari kugeragerezwaho sisiteme. Sisiteme nimara gutunganywa neza, hazarekurwa ikintu cyitwa masse KYC. Ni KYC kuri bose, ngira ngo muzi ko sisiteme igenda itoranya. Ubwo rero ahubwo wowe utari wakora KYC, uzuza mainnet checklist, noneho umayininge rwose KYC izaza. Ikindi ejo sigo nabivuga ko open mainnet nimara kuba, n'abataramayininze bazajya bakora KYC. Ni ukuvuga ngo PIN ntabwo tuzazikoresha twenyine, hari twebwe arabapiyoniye. Reka mbisubiremo, nabivuze bamwe bataraza ijambo piyoniye. Piyoniye abakandagiye mu ishuri, twabyize kera muri primaire, bari kuvuga abantu bagiye bavumbura isoko y'uruzi rwa Nili, bari abazungu bagiye baza mu bushakashatsi bakandika ibitabo. Repiyoniye ni abantu bita mu kinyarwanda ni abakomarume cyangwa se abavunjarume. Narabwiye ngo ni abantu bagera ahantu mbere y'uko hagerwa, abagera ahantu mbere y'uko hagerwa. Ubwo rero mu gihe kizaza twebwe tuzitwa abantu badasanzwe, tuzambikwa amakamba y'abantu badasanzwe, abantu bitangaza. Kumva ngo wumvise ibi, kugira imyumvire yo kumva ibi, akenshi ni ubuntu bw'Imana, ni umugisha w'Imana, ni nko gusurwa cyangwa se kugendererwa n'Imana. Kuko ubundi bisa n'ibitumvikana, ndetse bamwe babifata nk'amayobera. Sinzi ari bwoko ki, ntabwo ndayita amatagatifu kuko ntabwo ari iyobokamana, ariko bifata nk'amayobera. Kumva ayo mayobera, gucengerwa n'ayo mahame y'ubukire butavunnye abantu, ni ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero narindi kuvuga ko twebwe turi abapiyoniye, kandi abantu bakunze kwigisha iby'iterambere bavuga ko umuntu ureba kure ashobora kubona igishushanyo mbonera, akabona ahantu hazubaka umujyi. Bakwereka abantu muri iyi minsi cyangwa se muri iyi myaka bagiye bajya kugura ibibanza hariya i Bugesera hafi n'aho ari kubaka ikibuga cy'indege. Baravuze bati uko byagenda kose, ubwo leta itangije umushinga w'ikibuga cy'indege, hariya ahantu hazakomera abazi ubwenge bagiye gufata ibibanza, bazajya gutaha ikibuga abantu baramaze kwipozisiyona. Umuntu ushaka gutera imbere neza areba icyerekezo, amenya icyerekezo cy'ahantu hazatera imbere, akahagera mbere, iterambere kazahamusanga. Natwe urwego tumaze kugeraho rero, ahantu isi iri kugana, muri viziyo y'isi twahageze kera, aho isi iri kugana twe twahageze kera. Muzabimenya mu myaka iri imbere, abanyamakuru bazajya baza kubatunga amamikorofone kugira ngo musobanure uko mwamenye ibi bintu, kuko bitumvikana. Mu ruhande rumwe n'abatabyumva tujye tubabarira kuko ntibyumvikana. Kumva bitumvikana rero, kimwe cyo no kureba kure, ni no kugira imyumvire idasanzwe. Nababwiraga ngo nyuma ya open mainnet n'abataramayininze bazagira amakonte, kandi bizaba bimeze nka kuno, bizaba bimeze nk'uku nguku. Ukenera kujya muri mobile money
muzi ko naho dukora KYC, ufata ifoto y'indangamuntu yawe bakanagufata ifoto, ni KYC, ni KYC. Iriya ni KYC tuba turi gukora, ni know your customer, uko buri nyine company iba ishaka kugira umwirondoro nyawo, kandi impamvu agira umwirondoro nyawo nuko hari n'abashobora kuzagira amanyanga, nukora amanyanga bazamenye aho bakubariza, bazamenye adresse yawe. Ikindi kandi hari abashobora kuzakoresha amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bazabibone yuko bakurikirana abantu, kugira ngo nubwo benshi batajya bita muri basoma amagambo ari muri po ya 6 yo kuri mainnet checklist, abashoboka ubute muzabisome. Iriya po twita ngo ni ugusinya, harimo amasezerano akomeye cyane ubusinye. Ubwo rero icyo numvaga nshaka kubabwira ngo ni inshingano za Core Team, ni inshingano za Nicolas zo gutanga KYC, kandi adatanze KYC umushinga wa failinga. Kandi niwo waje kudushaka, ntabwo ari twebwe twamushatse. Urwo rugero nari ntanze rw'uko uramutse ucuka umucanga ukawuheza hejuru, niko n'izi pi bataguhaye KYC ngo zigira agaciro, byaba uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze rero. Kandi mumenye ngo Nicolas ni ufitemo inyungu nyinshi kuturusha, ni muhumure biramureba, kandi murabona ko kugeza isa, kugeza uyu munsi abirimo neza. Ubwo rero ahubwo mwitegure masse KYC, mwitegure mushaka amatelefone afatika n'amanetiwaka afatika. Muri iyi minsi abantu bari gukoresha netiwaka ya Tigo rwose ngende kubona itari no kugenda neza. Mugerageza bamwe bari kujya mugira serivisi mukora zikanga, mujye mugerageza. Ngende kubona MTN ari isa naho iri kubikora neza kurushaho, naho mwahareba ngayo nguko. Ubwo rero KYC reka nongere mvuga, nari ntangiye kino kiganiro mbereye ku hashize iminsi igera muri 3 abantu bari kwikanga KYC. Iyo ugiye kuri twa turongo 3 turi hejuru mu nguni ibumoso, ukagenda ugakirika kuri profile, uhita ugenda ukabona muri profile hajemo titre ya KYC, noneho iri kurodinga. Nge ndavuga ngo kiriya ni ikimenyetso cy'uko system iri kurodinga, benda kurekura masse KYC. Hari abari kubona benshi bagahita bamagara tumenye nanjye nabonye KYC, ariko wajyamo ntuyibone. Ikigaragara bari kubya justinga, bari kubinoza neza. Nukuvuga ngo nubibona ikirakwereka ko wabonye KYC nyirizina, ugende uce muri ya nzira yo kureba niba wabonye KYC. Umuntu wese turabona KYC, igihe cyose umaze kumayininga nyaboneka reba ko babaye guhaye, kuko benshi bicaranye KYC batarazikoze batanabizi. Reka nongere nsubiremo inzira yo kureba ko wabonye KYC. Iyo uri hano muri dashboard tumayiningira, genda ukirike kuri twa turongo 3 turi hejuru mu nguni y'ibumoso, ugenda ukirike kuri P browser, ugenda ukirike kuri sign in to P browser, ugenda ukande ku ka box cyangwa se ku kazu agakadre kanditseho KYC. Numara kugakirika ko kararodinga, iyo wabonye KYC akenshi ubona ibiganza bisuhuzanya gutya, noneho kandi ukabona handitsemo ngo nice to meet you. Muri make aho bagusaba guhita uzamo umwirondoro kugira ngo ukore KYC. Naho ngaho rero iyo utayibonye usangamo amagambo akubwira ngo ntago uragerwaho, abutegereje nugerwaho uzabona notification. Ubwo rero abanasuzwa n'akajambo kawe, okay? Nuko buri wese ajya agerageza, kandi mumenye ko abantu bafite ama KYC bahawe itariki ntarengwa yo kuyakora. Iyo tariki nigera rwose system izababwira ko itigeze kubamenya, mubyibuke. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza.